muyobozi natwe si twe rwose n'umudayimoni watugendereye gusa ibi ntabwo bizasubira ni ukuri rwose tubasaba imbabazi twishyura saba imbabazi twishyura amafaranga yacu amafaranga y'iki wari satani atatsinzwe twavuganye na satani cyangwa niwe twavuga ngiye ko umushinga wahomba n'amafaranga muri bo ndaguhanyoka muyobozi satani wakoresha guteka imiti ugize ngo ndakubara amafaranga yanjye wayamaye nge nayabari nganga wamfashe wambabari wansaba imbabazi usabe kukwicaho kuko nanjye warumfundisha Inshuti magarira ntiranye nuko wansaye mugenzi wawe imbabazi kuko abaryaka rero namuwe tugira urarya itafari ry'umutwe ahubwo uraduha nta mugaye igisiga cy'u Rwanda rurakimenye inda amahoro Yesu ashimwe sheri fofo amahoro sheri fofo amahoro karibu amahoro wiriwe neza neza ese nashimye urakoze cyane Sigisha gende neza cyane. Twagize ibihe byiza uyu munsi, wari umunsi w'agatangaza. Yari special day wari umunsi twakoze amateraniro meza ku buryo ibiremwa byagenze ibiragiye biravuga mbese wari umunsi special. Haleluya. Haleluya sinashimye cyane. Isimba. Reka nzana gatebe. Yego na gatebe. Igitangaza. Akari kafari tukaririmba ariko nigitangaza Pakeriya nibagiye kukubwira ninjoro bagushatse barakubura banshakira ikisi kandi bande dine wa muturanye wacu amademoni yari yamufashe yagira ngo njye umusengera yo none bafashijwe nande twamagaye mwarimu wawe mwarimu wo kurusengera niyo muntu wadufashije niwe wagiye kumusengera aradufasha ariko yaramerewe nabi yagenze neza nibura umurwayi yakize byapfuye kugabanukaho uriya mwarimu ariko nafite amavuta yamusengeye twari duhari aramusengera ajya mu ndimi abademoni batangira kuvuga ariko nyine urumva ko bisaba ko nawe ugomba kugerayo yego uko byakagenda kose ubwo nageze intangaha nanjye amavuta mvanyeyo hari icyo Imana iza gukora ndabizi neza kuko Imana gukora kandi gukora mu bana bayo ndabizi neza yuko Imana ijya gute iza kwitamurura Imana aza gukora umurimo wayo araza gukira mu izina rya Yesu naho bundi mfite inyota sizindi bantegura kamukaro nanze kugateka kubera ko ari ukunda mukaro je ntabwo ndi ukunda mukaro muri neza cyaka mfite nakabyeyi noneho abantu nagafuta izina rya Yesu sheri naho noneho bigeza gaki umvisha gaki ariko satani nazi kwibambaza nivugira kamukaro nari nyobewe umugabo wanjye waruntunguye byeri ibijite mu murimo w'Imana koko umugabo mwiza ariko satani yakundi nuko nyine ateye rero nayo ntarashaka icyayi reka noneho njye mu nzu ndebe ko nzana ibiceri njye kugura amajyane nkagutekere vuba vuba tebuka urwaneho rwose icyaka ngo cyabaye icyorezo kuba gashobora nanjye kamwe nsoma ijambo ry'Imana tebuka urwaneho kangente ntabwo ari kure ndagira vuba vuba ubu ngubu nawe ufite icyaka birumvikana tebuka utansuhuza se yageze guteze
Mana yanjye byagenze gute se uriya mugabo simwizeye. Kansubire kure umugabo wanjye. Eko madame, kuva utabwembetse ni amahoro. Reka undorere biranga. Ahubwo reka ngubaze. Gahangara ikintu mwapfuye. Ya pastor birangara. Ndi imfura, nta kintu apfa na gahanga. Turahuye yarakaye. Neza neza umutwe wenda kumeneka kubera kurakara. Ndamusuhuje andeba nisesema akaboko kanjye habe no kugakora ahubwo yenda kugaca arakomeza. Yabaye kimwe kabyara. Hari icyo gahuye nabyo. Alo? Alo biranga umeze utese? Ndabona komeye muvandimwe. Nshuti yawe garase mwari mwaro. Dore hera ko gahanga namuzi. Ariko umugore wanjye yambwiye ko ngo amaze iminsi atameze neza kandi bahuye bamubwira ibintu bibi sinzi ko bimeze. Yarakize ubwo tuvugana basambu iyo bagiye kwinyuza mu muhanda leta yamuhema miliyari. Ikaba ari mpamvu se noneho yatumye yirya ku mugore wanjye agaca ku rugo atavuze. Urubwenge mwegera kugurira kantuve muri aha. Ngo bamuhaye miliyari 2 Cyane rwose. Oh my god. Noneho sasa wabyumvishije? Sheri, aya mafaranga tugomba kugabana. Gute se kandi? Aya magambo ngiye kwego tubigenza. Gute se hari tena gufite se ko yagurishije ahantu he? Nta kibazo ngiye kwego tuza gukina idiyo. Ariko sha yabonye amafaranga niyo mpamvu ari kwirata kuri miliyari 2 yose ajye wenyine. Ntabwo bishoboka. Tuvugana abajura babaje benshi n'ibyo gusigira kira buri munsi. Nibyo abantu bagiye batungurira mu gogo. Ejo mbe niyicare mbone message iraje ngo we runaka ngo ya mafaranga ngo ndimo ngo yashyire ngo kuri nimero ngo iyi ni mbona n'amazina rega Oya murimo ngo ndakeneye byihutiro. oya murimo. Cyaka umuntu ndimo amafaranga ncanga nabyo namwe nasigaye bicira 100. Sinibyo ariko ndishyuza. Mamagara ya nimero numva ivuye. Mamagara nayo ndi yanyoherereje ubutumwa. Nayo numva ngo ni use busy. Ndimo nategereje ko agaruka ashaka kongera kumagana nayo. Ariko musika nanjye byambaye. Ejo bundi ngiye bampamagaye kuri phone. Ngo banyoherereje ngo 100 ngo nindebe kuri telefone yanjye ngumva ngo nintabikora ngo barayifunga. Ngo simukadi barahita bayifungara. Namwe munyumvira ibintu Aba bantu basigaye barabaye utwasa mutwe. Ngiye basigaye bampamagara ahita mubwira ati bro ko nanjye ndi umujura se nshonje ngo kwafatikanyije. Ahita noneho gutuka igitutsi. Kipima metero. nawe se ubwo ngubwo nk'umuntu w'umuyobozi nawe baramutinyuka. Umuyobozi sabo ni babatubu. Narenze ko abayobozi bitanyari bageraho babareye cyane. Abatubuzi ntabwo bashize baracyahara ahubwo mukanura amaso murebe kure. Nuse reba umuyobozi w'umurenge, gitifu w'umurenge. Ejo bundi agire gutya muhamagare ugiye kumuhaza aho. Bamubwira ngo nuko ubwo ngo ngari koruta ngo ubwoko ki. Abaragiye. Noneho gitwara ko azi ukuntu zigura ku isoko. Bamubwira ngo ramuca miliyoni 2 kandi ngura 7. Bino barayagaye ngabahamagaye umugore gitaraganye. Amafaranga barayamuhaye. Abarayishyuye. Uzanye zose sandari ikigo. Akabuye gasarabwaye gasanzwe batoragura. Oya, gitifu ariko ntabwo wamuze. Nanjye kuri korota rwose arantuburira pe. Singiye kubera. Nanjye abantu. Isarabwaye na murenge n'uyu n'umwe iyi sarabwaye itari muri pariki riba riri mu ivaze. Isarabwaye uburyo abajura babaye benshi. Hari undi mwana wo muri Amerika kwa Vianney. Muri Amerika ngo amagi azakagoma. Abari amagi akenewe cyane. Noneho yaramagaye ngo ati mushakira amagi akagoma nyaguri. Amagi atandatu ngo miliyoni babaye miliyoni 7. Ngira yarasakaza kugurisha miliyoni 50. Umwana w'umunyarwanda yaragiye abyigaho neza ahita afata amagi atera irangi. Uko ari yandi bavuze uko aho rigapfa. Ni amagi bavuze ngo uri kozo ngo rirapfa. Ubura amagi akagoma sindana yabona. Oya no basize irangi. Aya dosanga nayo ko basize irangi. Agahinda kahise kamwica itafatara yoza. Byareze. Agahinda kahise kamwica itafatara yoza. Niyo muntu wa mbere kwisi. Wamwe umureti wenze umureti w'amajyari ngo yaguze miliyoni 7. Umureti wa miliyoni 7. Nose amajyari yaguze angahe? None yariho nirangiye no rutagiraho. Yarwaye mu kivanze nirangiye amenye. Ariko rero yari umukire. Nawe wamutuburira. Muri Amerika amafaranga bariyo. Bamufatanye ko sabwa Kinyarwanda se. Hazamo n'amarenga. No ukibazo mbere bateka mu avuga igifaransa atarize na Garidienne. Arakivuga akagira ngo ni atanga n'imenyetso akajya kure nk'ibya kumva karazamutse mu zuru neza. Atinyamo ibimenyetso ahantu bibera bibi. Toka satani dayimoni bashya. Niko pasti wabaye.
nababwiye umugabo wanjye bari bamwishe rwose nk'uyoboye ubu n'umugabo wanjye yashize nsanze bamukubaka byose ni ibintu byose bamukubise amabuye byose igihe dufasha umuyobozi tambira ko nawe n'umugore yamusigaye murara mu Rwanda kubyara arakuvunaguye amaboko amuvuna amaboko se nkananaje kwirega koko muyobo none nyine byagenze ute kumwe wese mufite ibantu n'amaboko tuje kwihorera mukaza kwihorera iwanjye se kunuva ngo yamunciriye n'urugi iki ngiki ni igihubutsi muyobozi reba umugore wanjye aba ari kubwira muyobo rwose nsanze umugabo wanjye bari bamwishe bari bamugiriye nabi ndaje nsanga yaryamye hasi ukuntu yabaye yavunaguritse byose ni ibintu bamukubise none nyine n'iki muje gukora ku muyobozi numva n'umuntu amukubise mutamuzi ariko giye muyobozi wankubise ndamuzi rwose toka shetana badayimondi bakiraye no rundemera ryo kuba pasteur ngwiki uyu mudugudu wanje ubamo ibyihebe wankubise ndamuzi ni gahanga gato gatindi gasana yakubise ryari yankubise n'ubwenge buritupa uzi ko narimvuze induru mukanya mu gitondo hanyuma akaba yarayatakute ozi wingora rwose nanjye nacanga mu kigo ubuse kuko naye nadusobanura uko byagenze njyewe ndabizi neza ko ukuntu byagenze yanciyeho iwanjye mu rugo bwite aramfata nta kintu kimwe dupfuye yarahoze ambwira ngo n'ubu azanyica azambuna kubera amafaranga afite ngo afite amafaranga agusha ibibanza agenda kubita abonye mu isi n'umugenzi rero yamfasha arampondagura dore yangiye intete urugero rwose reba abaturanyi banjye nabazanye nk'abatangabuhamya bazi bareba ibintu yankoreye dore imyenda yose yanciyeho do reba dore ipantaro yayiciye dore ndebera muyobozi ahantu hose ubu nta hazima umutwe yawujanjaguye umugongo yavunaguye ndetse rwose byanga bikura amafaranga turayagabana ntago ryarema rwose muyobozi ahe mugabana nako sheri shaki muyobozi wibitene rwose ntabwo yengifite ariko se muyobo icy'ingenzi ntiwabonye umuntu wakubiswe kandi n'uwamukubise twamukubwiye okay ikaze ndaje tubyiteho aya turayariye ufite ubwenge wowe turayarya mani aya turayarya mubanze muceceke mutuze oye ndi muzima nta kintu abaye turayarya aya turayarya umuyobozi ari urumva aya mafaranga agenda ashaka ko akunda imibwe mugira ubwenge murimo murasakuza amafaranga ntiturayabona umuyobozi yababonye mwacecetse twanza tukareba uko bimeze utishimye twakora oye ndi muzima nta kintu ntazima yanegekaje yankubise mu bugabo hose yanjahaje wumve ngo urutugu urushyirwa akaboko dore amaguru yose yanjanjaje ndayamubwire ngo ibintu byazambye nta muyobozi mugomba kumuca byumvikana ubugabo bwawe se uramukubita n'inkuba ariko se wacecetse oya nawe birasazisira hasi ariko ubwo banciye umugabo yageze kundaza ntabwo uriya yashobora kundaza umugabo wanjye ndamukunda ntabwo ashobora kundaza Are you nana? Oh, manipulator, mommy. You pretended as if you love her. Yeah. ko mwise mubibiragize ntimukomeze kuvuga muyobozi uko mureba gahanga ni umugome guhera kuwa mbere kuwa kabiri no kwisabato ni umugome impande yose ni inyamaswa mbi ntabwo ari umuntu se sheri ugira ngo ni umuntu n'uwahera ari igikoko reba ukuntu yagize aba yicece cyatuje ariko buriya ni mubi wa mugabo uri mubi uceceka kwiwereye ni ubugome abajunjamanye agahishye ego se pasiteri birangara ngo watumwe n'Imana ngo ufite amavuta uyu muntu uvuze ngo kwisa mu gitondo kugira ngo kwirwanya kubisa sangaye muyobozi natwe si twe rwose n'umudayimoni watugendereye gusa ibi ntabwo bizasubira ni ukuri rwose tubasabye imbabazi tuzikuye ku mutima saba imbabazi twishyura amafaranga yacu amafaranga y'iki wari satani atatsinzwe twavuganye na satani se cyangwa niwe twavuganye ugiye ko umushinga wahomba n'amafaranga muri buwe ndaguha nyoko muyobozi satani wakoresha guteka imitwe wambabariye ndakubara amafaranga yanjye wayamaye njye nayabariye gahanga wamfashe wambabariye wansaba imbabazi usabe kukwicaho kuko nanjye warumfugisha inshuti yanjye magari iraniranye muko wansaye mugenzi wawe imbabazi kuko abaryakariho nta muwe tugira urarya itafari ry'umutwe ahubwo uraduha nta mugaye igisiga cy'u Rwanda kimennye inda